Isi igizwe n'ibintu byinshi bitangaje, bimwe utekereza ko bitabaho na bimwe umenya bikagutungura bihambaye, nko kubona umugezi utemba munsi y'inyanja, umugi utuwe n'abantu wabarira kuntoki, cyangwa umugabane utabaho inzoka nimwe. Ibi ni ibintu 10 bitangaje ku isi utigeze wumva ahandi. Icya mbere, ubundi buri hantu haba hafite izina ryaho ryihariye. Ariko se wigeze utekereza ahantu hafite izina rinini kurusha ahandi ku isi? Aha ni mu majyaruguru y'igihugu bita New Zealand, ku musozi yitwa, kuvuga izina ryaho riragoye, ariko hari umugore w'umunyamakuru warivuga neza kundusha. Bright, fine and sunny weather and te taumata whakatangihanga ko wauau o tamatea turi pūka ka piki maunga horono kupo ka whenua ki tana tahu. Iri zina rikaba risobanura agasozi aho Timoteyo, umugabo w'amavi manini wazengurutse isi yose, aho yahuriye n'uwo yakundaga akamucurangira umwirongi. Kabiri, umuntu akubwiye ko hari umugezi utembera munsi y'inyanja ushobora kumva ko ari umusazi. Ariko ku ndiba y'inyanja y'urupfu hari umugezi utemberamo, ukaba umeze neza nk'umugezi usanzwe wo ku butaka, ukaba ufite amasumo, inkombe n'ibindi byose bisanzwe nko ku mugezi usanzwe. Ukaba waravumbuwe ku itariki ya mbere y'ukwa munani mu mwaka wa 2010 n'abasiyantisite bo muri Universite ya Leeds. Igitangaje ni uko uyu mugezi ari munini ku buryo uzamuye ku butaka cyangwa uzanye ku butaka waba ariwo mugezi wa 6 munini ku isi. Ufite amazi angana n'umugezi wa 2 munini mu Burayi bita Danube. Gatatu, umuntu akubajije umusozi wa mbere munini ku isi, ndabizi mwese mwasubiza Mount Everest. Ariko igitangaje kuri uyu musozi ni uko uyu musozi ugikura. Uyu musozi ukaba ukuraho milimetero enye buri mwaka bitewe no kugenda kw'ibibuye byo mu nda y'isi bizwi cyane nk'amafrets. Kane, inzoka zishobora kuba ari ikintu giteye ubwoba igihe uyibonye iturutse ahantu utazi, rimwe na rimwe ikaba ifite n'ubumara bwakugirira nabi cyo bwakwica. Ariko hari ahantu hamwe ku isi udafite kuba wahangayikira inzoka na gato: Antarctica. Uyu ukaba ari umugabane ugizwe n'urubura gusa, ukaba ukonje ku buryo nta nzoka yabasha kuwubaho, aho ubushyuhe bwo kuri uyu mugabane buri munsi ya 0 cyane. Ubwo kugira ngo inzoka zizabashe kuwuturaho, yasaba ko inzoka zimenyera kuba ahantu hafite ubushyuhe buri munsi ya 0 cyane, kandi ibyo byasaba imyaka miliyoni kugira ngo inzoka zizabashe kuba ahantu nk'aho ngaho. Gatanu, Las Vegas ni wo mujyi waka cyane ku isi igihe urebeye mu isanzure nijoro, aho uyu mujyi ufite amatara menshi ameze nk'ayo mu tubyiniro, mu makonseri no mu bindi birori bitandukanye, aribyo bitanga urumuri rwinshi bituma ari wo mujyi ugaragara kurusha indi yose ku isi nijoro igihe urebeye mu isanzure, nk'uko bigaragara mu mafoto afatirwa mu isanzure n'abantu bajya mu isanzure. Gatandatu, isi tuwe n'abaturage bagera kuri miliyari 8. Ariko se wari uzi ko abagera kuri 1/3 cy'abaturage batuye isi yose baba mu bihugu 2 gusa: Ubushinwa n'Ubuhinde. Ubushinwa n'Ubuhinde ufite abaturage bangana miliyari 1 na miliyoni 800, aribyo bituma ibi bihugu aribyo bihugu bituwe cyane ku isi kurusha ibindi bihugu byose. Karindwi, wari uzi ko igihugu cya Nepal aricyo gihugu cyonyine ku isi gifite ibendera ritari rectangle? Kugira ngo ubyumve neza, icyo gihugu gifite ibendera ritameze nk'ayandi dusanzwe tubona uko ibendera ry'u Rwanda rimeze. Iri bendera ry'iki gihugu rikaba rigaragaza uruhererekane rw'imico n'imiterere y'iki gihugu, aho ibice bibiri bimeze nka rectangle bigaragaza imisozi ya Himalaya n'amadini 2 akomeye muri icyo gihugu: Abahindu n'Ababudisite. 8, ku rundi ruhande umujyi utuwe n'abantu bake ku isi bawita Munsi, ukaba uba muri leta ya Nebraska muri leta zunze ubumwe za Amerika, ukaba utuwe n'umuntu umwe gusa ari we Elisi Eri. Akaba ariwe muturage wenyine utuye uwo mujyi, akaba ariwe meya, librarian na bartender. Akaba afite business ntoya y'akabari muri uwo mujyi, asaba ibyangombwa buri mwaka byo gucuruza akabari. Ushobora kumva aba afite irungu kuba atuye mu mujyi ari wenyine, ariko Elisi yemera uruhare rwe bwite agira muri uwo mujyi no gukomeza gusigasira amateka y'uwo mujyi n'umujyi utuwe n'umuntu umwe gusa. 9, ushobora kuba utekereza ko ishyamba rinini ku isi ari Amazon, ariko uraza gutungurwa n'umenya ko atari ryo. Ishyamba rinini ku isi baryita Tiger Forest, ariko Amazon akaba ari ryo shyamba rinini ku isi mu bwoko bw'amashyamba bita
tropical rainforest. Taiga forest ni ryo shyamba rinini ku isi mu bwoko bw'amashyamba yose abaho. Rikaba rifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 17. Rikaba rihera mu Burusiya, rikagera muri Canada, Alaska muri Amerika no mu bihugu bya Scandinavia, aho rikora umukandara mu gice cy'amajyaruguru y'isi. Nyuma tugeze ku mwanya wa 10. Wari uzi ko Haiti muri Alaska ariwo mujyi wonyine aho usanga abantu baba mu nzu imwe? Ni ukuvuga ko sosiyete y'abantu 200 yose y'umujyi iba mu nzu ya etaje 20 bita Vegetable. Ikaba harimo ibiro by'iposita n'ibiro by'ubuyobozi, amangazini, amashuri, urusengero n'ivuriro byose bikaba bisanga mu nzu imwe. Bamwe mu baturage batuye uyu mujyi bamara ibyumweru byinshi bataragera hanze bibera mu nzu gusa. Ibi byari ibintu 10 bitangaje ku isi, kuva ku hantu hafite izina rirerire ku isi kugeza ku mujyi utuwe n'umuntu umwe. Muri byose ni ikihe kintu cyagutangaje? Cyandike muri comment. Kandi niba iyi video yagushimishije, ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo hatazagira ibindi byiza bigucika.